Mwiriwe neza ndabashoboje mwese Imana ibagirire neza. Ni Mukazayire Devota Mama Nana Official ugarutse. Nk'uko bisanzwe dusanzwe tuganira ku mibanire y'abashakanye, ku mibanire y'umuryango, umugabo n'umugore ndetse n'abana mu rugo. Ni hamwe n'ibyo uyu munsi nabazaniye ibintu bigeze mu 10 bituma ingo zisenyuka zitamaze kabiri. Mu by'ukuri iyo abantu bagiye gushakana umwe nta uretse niba nabyita mu Kirundi niba babyita ibigumbagumba, ariko mu Rwanda tubyita amarangamutima. Amarangamutima yacu atujyana muri byinshi. Hari umuntu ujyana amarangamutima ye akajyana ku isura nziza, umugore uteye neza, umukobwa uvuga neza, umukobwa usika neza, umukobwa ukorera amafaranga menshi, umukobwa utaha mu muryango ukize, umukobwa mbese buri wese afite kondisiyo. N'umukobwa nawe nuko aba afite kondisiyo ze areberaho: umusore muremure, umusore w'igikara mwiza, umusore uringaniye, umusore w'ibogari wateruye ibyuma. Nta na rimwe ndumva hari umukobwa uvuga ngo reka mbanze mwitegereze neza ndebe imico ye. Nta na rimwe ndumva hari umukobwa uvuga ngo nubwo ari umukene tuzabana. Abana ari abakene n'umwe kwishana. Ibyo byose rero nibyo bigenda bigatuma ingo zisenyuka zitamaze kabiri. Ushobora guhura n'umusore yambaye neza, kuko umusore se yagiye gusohoka agenda yambaye neza. Wa musore wamureba uko ateye, ingendo, umusore mwiza cyane, ukavuga uti ntaguye kuri uyu musore naba ntari umukobwa. Ariko ntubanze ngo urebe mbese uyu musore ni muntu ki. N'umukobwa nuko, n'abasore n'umusore nuko. Abona umukobwa mwiza, benshi bahurira mu makwe. Byarakomeye noneho na Instagram zaraje, Facebook, social media zose, no kuri YouTube naho ngo basigaye bahaza kubashaka abagabo. Hari umusore uretse kumpamagara arambwira ngo yumvise ngo umukobwa arimo asaba umugabo kuri social media ngo nimuhe nimero z'iyo channel yari arimo avugiraho. Ndamubwira ndetse ko iyo channel nimero yayo ntayizi, ariko nta nubwo nakugira inama yo gushaka umukobwa ukuye kuri social media. Mw'abantu nubwo umuco nyarwanda wacitse, nta baranga bakibaho, ababyeyi benshi bashize. Ese koko pe nta n'agasigisigi ku buryo uhurira n'umukobwa mu kabari mu kabyiniro ugahita utahana kandi akababaye umugore wawe? Ku buryo uhura n'umusore mu nzira akakurya utwawe ngo wabonye umugabo? Mw'abakobwa mwagerageje kuba incabwenge no gushishoza. Ese wa musore wohuye n'umukobwa, hari agafilime mperutse kubona ngo ko umukobwa mu diaspora wakundanye n'umusore amasaha 2 gusa, mu isaha ya gatatu umukobwa amukubise 3,000,000. Amaze kumukubita 3,000,000 ko yari ifitiye abandi bakobwa benshi atendetse, aba yiboneye itike yo kujya mu mahanga. Ariko umusore ntago byamuhiriye disi. Mu gahe gato cyane abakobwa bose baramusesekayeho, we yaratendetse ko bazabana. Tumenye ubwenge, dushishoze. Ndabinginze nidushishoze. Hamwe n'ibyo rero nateguye bimwe mu bibazo bituma ingo zisenyuka. Icya mbere, iyo tuvuze isenyuka ry'ingo, ni ikintu kitari gishya mu matwi ya buri muntu wese. Ngira ngo n'umwana muto yarabizi. Urugo rujyaho rugashingwa, tugataha ubukwe, invitation zarasohotse, tukagenda tukarya tukanywa, tukishima tukanezerwa. Ariko mu gihe kitarenze amezi 2 cyangwa 3 ukumva barimo baraterana ingumi ngo nimuze mutugabanye. Bakagabana kugeza no kwikanya yewe. Ibi byose biterwa no kudagira gute, no kudashishoza. Hamwe n'ibyo rero reka icya mbere tukivuge ni ubutunzi. Ubutunzi bushenya ingo cyane. Ibyo byandi umunyarwanda avuze ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi. Umusore akaza akakwirariraho wa mukobwa we, akambara ishati n'ipantaro yatiye, ukamusura muri ghetto yatiye kanaka, ukaza ukamusura yewe mukaganira, ugasanga inzu atahamo ni nziza, harimo amadiva, harimo ibintu byose, kandi byose nibyo yatiye.
turabizi cyane ko mu gushyingirwa abenshi bakodesha amazu yo gukoreramo ubukwe, ariko ugasanga umusore arirariye abwiye umukobwa ati iriya nzu ni iyanjye. Ese uba umubwira ko inzu ari iyawe kuzageza ryari? Ko ari we witobeye mbere y'igihe. Umusore akakubeshya inkwano atagira. Ubutunzi rero butumye ingo zisenyuka. Yamara kugera iwawe nyir'inzu tumwita nyir'ibyondo, nyuma y'amezi abiri, kuko muba mwarishyuye amezi abiri, akaza ati nimunyishyure inzu. Umugore agahita yitera hejuru, dore nuko twabaye, ati inzu yawe, inzu yande, inzu yacu, nta soni ufite? Ntanacishe make ngo yumve uwo yashatse uwo ari we. Ubwo ibibazo bikaba biratangiye. Yaba ari umugore utihangana waje yishakira ubutunzi, kuko yaragukurikiyeho ubutunzi ntabwo yagukundaga. Yari umugore utihangana agahita ahamagara mudugudu yihuse ati ngo nutugabanye nashatse umutekamutwe. Ariko niba bikubayeho shinyiriza, kuko niko gushaka bimera, kuko ni ishuri ritarangira. Niba umusore akubeshye yuko afite inzu nawe ukamutiza umurindi wo kwisohokamo wirukanka, waheberwa waje ukavuga uti nyine nashatse nabi, reka nihangane. Mukamugabanya ibiyiko, mukamugabanya udukanya, mukamugabanya inkoko n'udusahane. Ubutunzi bwangije byinshi. Umusore nawe akaba ashatse umukobwa mwiza cyane, wenda akora n'umupuranto muri beneri ni urugero, yangiza akamubeshya ati ndi umukashiya, ati nguye mu Giteme mbonye umukobwa ufite amafaranga ya hehe. Wamara kumushaka wamugeza mu rugo, ya mafaranga wamukeneyeho wayabura, ibipfunsi n'imigeri bikaba birarubonye. Ubwo ntako ari ukubaka, nta rukundo rurimo n'ubutunzi mwakurikiye. Icya kabiri, ubukene. Ukunda umuntu ukavuga uti nta kibazo, jyewe nzamwihanganira uko ari. Wamara kugera mu rugo, ubukwe buratashye bwaryoshye ni bwiza, wamara kugera imuhira, ibyo bishyingiranwa bishize, bitwikururwa bishize, inzara atangira kubakubita, ariko burya si icyo cyanzanye, ndigendeye. Umukobwa muzima ukazinga amavarisi nta na kamwe usigaje. Wanaba n'umugore mubi n'udutebe twantangiye ubuzima wamusanganye yiguriye, natwo ukaduhambira ukatujyana, urwo rukaba rusenyutse rutamaze kabiri. Icya gatatu, kurenga imbago. Icyo mvuga kurenga imbago ni ukuvuga ngo niba ushakanye n'umukobwa ugatangira kumuyobora uko ushaka, ndavuze ngo ntukave muri uru rugo ujye wirirwa wicaye aha. Nzabona hari ugusura uzambona, ujya kumushaka arebe ko afite inshuti. Ujya kumushaka se ntabwo wari uzi ko afite umuryango? N'abashatse ari imfubyi bagira abababyara babo, ukamuzirikira mu nzu neza neza, ko ni ukurengera ukarenga imbago. Icya kane, ibikomere. Ngize ngo ibikomere. Ushobora gushaka umukobwa wahuye n'ibikomere byinshi cyane mu bwana bwe. Tanto se yakuriye kwa mukase, ese yakuriye kwa nyirarume bamufata nabi, uciye ahakubita. Ni ukuvuga ngo iyo ageze mu rugo n'ubundi bya bikomere ntibishira. Ntazagire ukubeshya, ibikomere ntibishira. Niyo bikize inkovu zirasigara. Uzareba ahantu wakomeretse, iyo hari ikihasharuye gato cyane, amaraso arongera akava. Noneho rero twakubitiyeho n'ibibazo byo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ushaka gushaka umukobwa wahuye n'ibibazo muri jenoside yakorewe abatutsi, yarahohotewe se, yiciye umuryango areba, ibintu byose byamubayeho, ni wowe nta na kimwe uzi. Yagera mu rugo rwawe ugashaka kumuyoboza inkoni y'icyuma, ari umunyabikomere, uwo ntumumaranye kabiri, kuko bisaba yuko bya bikomere mu biganiraho, mwamara kubiganiraho ukagira uko umutwara.
bitabaye ibyo rero menya ubuzima bwe mbere y'igihe yuko mubana, kuko ntushoboye kwihanganira ibikomere bye, urwo rugo narwo ntirumara kabiri. Icya gatanu, gutinda kubona urubyaro. Abantu iyo basezerana kwa padiri mu rusengero, basezerana ngo tubyaye tutabyaye, ariko ikibabaje ni uko iyo amaze imyaka 2 akamara 3, intambara zirarota mu rugo ngo ntubyara. Wa mugabo we, wowe urabyara? Mwagiye kwa muganga se mureba ikibazo mufite mwembi? Kubura urubyaro bisenya ingo, umwe agacuka undi agacukwe, ariko ntibyagakwiye. Twagombye kubiganiraho tukabifatira umwanzuro, tukajya kwa muganga tukivuza, ukamenya ngo Devota nabyara, cyangwa nkamenya ngo Alex nabyara, tukamenya uko tubyitwaramo, kuko urukundo ni ingenzi. Bibiliya yaruvuze neza, iravuga ngo urukundo rwihanganira byose. Mu Bakorinto ba mbere ibice 13 ngo urukundo ruhebuje ryose kuba ingenzi, kandi ngo nubwo natanga ibyanjye ngo ntwikwe, ngo ariko ntafite urukundo nta kintu byamarira. Nimureke tuganire ku kibazo dufite, nitumara kuganira ku kibazo dufite tugishakira umwanzuro, tugishakira igisubizo. Nibinanirana tubiganireho. Nusanga Devota atabyara ukaba udashoboye kwihangana kubaho udafite umwana, mubiganireho, mubwire uti byara umwana umuzane tumurere, cyangwa se adopta umwana umuzane tumurere, ariko mudashenye urwo rutamaze kabiri. Icya gatandatu, imibanire nabi wabo w'umugore cyangwa se n'umugabo. Imibanire y'umuryango akenshi nayo ituma urugo rusenyuka. Hari umugabo wikundanira n'umuryango we cyane cyane, akavuga ati urya mama wanjye ntago namara kabiri ntamubonye. Ibyo birumvikana, ni mama wagomba kumukunda. Umugore ati mama wanjye ndamukunda ntago namara icyumweru ntabonanye na mama. Ibyo ni mubiganireho. Abara mu kazi ni naho bakunda gusenya ingo. Mwabakobwa muza gusenya ingo z'abasaza banyu, murazisenya ngo muzijyemo? Ese mwabahungu mwe mwebwe muza kuba iwanyu kwa mukuru wanyu, niba hari ahandi mufite muba, mwagumye aho muba, nimusenye urugo rw'abandi, ku rugo rw'umugore n'umugabo. Nawe wa mugore udashaka ko famiye y'umugabo igera iwawe, ntago bikwiye kugusenyera, kuko waje gushaka umuryango wawe wawuvuyemo, wagiye mu w'abandi. Aha ndahatinda cyane. Niba uvuye i Rusizi ukaza gushaka iburasirazuba, wavuye mu muryango wa so na nyoko, wagiye ku wundi, kwa sobukwe na nyoko bukwe. Fata imico yaho ugendane nayo, ko nicyo bigusaba. Bitabaye ibyo urugo rusenyutse rutamaze kabiri. Icya karindwi, ikinyoma. Ikinyoma nshuti zanjye, ikinyoma. Niho twabitangiye, umusore agatangira kubeshya ko afite za gitrosi mu muhanda, nta nigara hagira, nta n'igitogotogo agira. Icyo kinyoma mwubakiyeho ntabwo kiramba. Hari ingo z'abakene, ho umuntu aba yaremeye kuba umukene, umugabo akakubeshya ati ndaje nkuzanira amafaranga sheri, ndaje nkuzanira amafaranga duhaye, akagenda agiye ntihongere kumubona, mukirirwa ubusa. Ikinyoma ntikiramba, ikinyoma nticyubaka urugo. Ndabinginze nshuti zanjye munkurikiye, ibi mubitega amatwi, ntabwo ikinyoma kiramba. Buriya nubwo umugore wamubeshya akihangana, ariko umutima we urabora, umutima we wicwa n'intimba. Niho hahandi usanga umuntu arwaye za puresha, niho hahandi usanga umuntu ahora kwa muganga, ariko kubera ko ntari buganirize ikibazo cye, ugasanga arwaye indwara zidakira. Ikinyoma nacyo ntigituma urugo rumara kabiri. Icya 9, akahise k'umuntu. Akahise k'umuntu.
tukaganira nkaguha ubuhamya nkakubwira ariko burya iwacu bararogaga, nkakubwira ariko burya iwacu rero buriya mama wanjye yarasambanaga biteye ubwoba, nkakubwira ariko buriya papa burya yari umujura, munyumve neza sijya uri kwivuga n'urugero, nkakubwira kahise k'iwacu nk'umuntu ugukunda. Ntidupfuye akantu gato n'ubundi iwanyu muraroga, ntidupfuye akantu gato n'ubundi uburaya bw'iwanyu, ntidupfuye akantu gato n'ubundi iwanyu muriba. Waba uri kofita wareka kwibuka ajya hehe? Ibyo nabyo birasenya, ubuhamya duhana nabwo burasenya. Ariko kandi byari bikwiye kumenya nkakumenya. Ibiro byatumye buri muntu wese atahafashe ku munwa avuga ati ejo ntazacyurirwa ibyo nakoze. Ikindi, urugo rwubakwa n'ubwenge, ko nawe bivuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ibintu byose mukobwa, ntabwo ari ngombwa kuvuga ibintu byose wa mugabo. Birajya gusa n'icyo nari ndangije, kuko icyo uvuze ejo barakigukubitisha. Icyo uvuze twari tubayeho gutya, burya twari tumeze gutya iwacu, burya rero disi sheri iwacu, maze rero abagore nitwe dukunda kugira amakuru menshi. Ayo makuru bazayagukubitisha nutamenya ubwenge ngo umenye gushishoza, urugo rwawe rurasenyutse. Ikindi, imyizerere mu bijyanye no gusenga. Tugenda umudivantiste w'umunsi wa 7, tugenda umupantekote sinduhuka isabato, ibyo mukabipfa. Hari ukuntu nyine nibyo bya bindi mvuga, umuntu wese aba afite icyo akurikiye. Niba twarakundanye n'umudivantiste ndi umupantekote n'urugero uko genda umupantekote, umugabo akakubwira ati rero bitewe nuko tutasezeranira iwanyu, ngiye sinareka isabato, uzaza dusezeranira iwacu. Uti nta kibazo mugabo mwiza, azaza dusezeranira iwanyu. Mugasezerana ariko target yawe ari ugusezerana wava mu rusengero, ariko burya ntabwo nzasubira mu madive. Umugabo akakubwira ati niba utabaye umudivantiste w'umunsi wa 7 ngo uruke isabato, umvire mu rugo ugende. Ibyo bikaba bishenya urugo, ariko siko byakakwiye kugenda. Wemeye kujya gusezerana mu madive bireba ubizi. Niba umugabo udashaka ko ubavamo, bavugumemo, uba warabyanze mbere y'igihe yuko musezerana, kuko isezerano ni ideni. Isezerano ni ideni, nongere nkubwire ngo isezerano ni ideni. Nshuti zanjye, ibisenya ingo ni byinshi, ariko iby'ingenzi bikuye muri ibyo byose ni ibintu bitatu. Kwibeshya ko hari ibyo uzabona mu rushako, icyo kiragusenyera. Ndavuga uti narakennye, we ngiye gukirira muri ruriya rugo, wahagera nyabusa ntubibone. Rurasenyutse, nta kubaha, nta cyubahiro, nta kuganduka guhari, kuko ibyo wagiye ushaka ntubibonye. Nta rukundo rwakujyanye, wari wagiye ushaka ibyo ushaka nyine. Ikindi cy'ingenzi, amahitamo mabi. Si guhitamo nabi we ngo aka kararya aka ntikarya, ni akazungu, ni ugusheta. Iyo uhisemo nabi nyine uhisemo nabi, urakotora. Amahitamo mabi, nkaba ngira ngo mbwire umuntu uri kuri unkurikiye, ntuzashake umugabo ngo nuko mama wawe amukunda wowe utamukunda. Ntuzashake umugabo ngo nuko papa wawe ari we ashaka. Ntabwo papa we azakubakira, nta nubwo nyoko azakubakira. Nawe wa mugabo we, wa musore we, ntuzashake umukobwa ngo nuko wagiriwe inama na mugenzi wawe ngo aguhitiremo ngo uriya mukobwa ni mwiza. Aya ni amahitamo mabi.
hari umusore wanganije nako ubwo ni umugabo watandukanye n'umugore wanganije uburyo bamuhitiyemo umukobwa kumbe wamuhitiyemo uwo mukobwa yari umugabo ufite urugo wajyaga asambana n'uwo mukobwa kandi ubundi amaze no kumuhitiramo ntiyamuretse baragumanye bituma urugo rusenyuka rutamaze kabiri. Mwabantu mwe nshuti zanjye bakundwa n'umwami nimushishoze mbere yo kubaka kuko kubaka biragoye kuko gufata imico ya kanaka ukayihuza n'iya kanaka ni ikintu kigoye kugira ngo urugo ruzagere mu myaka 30-40 mushyingire muzukuruze bisaba gushishoza. Ntabwo mvuga byinshi ntabwo nkunda gutwara iminota kuko mbashaka ikiganiro kibe kigufiya ariko ndabasabye ngo nimushishoze akahise k'umuntu ko rwose akahise k'umuntu ko karasenya nongera akangasubireho kubwira umugabo ariko disi burya iwacu ni ukuri ngo twarabandwaga ngo twaraterekeraga ngo yewe ngo uzi ukuntu mama wanjye yari umurozi umenye neza ko ejo bundi umugabo narakara mufite icyo mwapfuye azagukubitisha rya jambo wamubwiye. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha nifuza yuko urugo rwakubakika rugakomera tukagira umuryango ukomeye ushima Imana. Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane mukore subscribe kuri Mama Nana Official, like, comment na share. Ciao ciao.